bacu mudahwema kubera ko mudukunda muri abantu b'umumaro kandi turabakunda pe nukuri kw'Imana yamamagaye turabakunda abo bakunzi b'ibihamya TV n'abakunzi ba Mos TV Imana ibaha umugisha ndabakunda cyane kandi nkomeje kubakunda ntange nk'umunyamakuru nkomeze kubereka urukundo ariko ndagira ngo mbisabire mwamfashije mugakanda subscribe reka nkubwire iyo umpesheje umugisha nanjye mba ndi kuguhesha umugisha kuko hano yo turi kuvuga ubutumwa tuzana ubutumwa tuba turi kubahesha umugisha namwe muduhesha umugisha kandi nukuri muri abantu b'umumaro kandi turabakora cyane abantu badukurikiye bari hanze y'igihugu ndagira mbabwire ngo Uwiteka abaho umugisha nk'abantu badukurikiye bari mu bitaro Uwiteka abane nabo ndagira mbabwire ngo hejuru y'ibibazo byose y'intambara bafite hejuru yabyo hari imbaraga z'Imana Uwiteka arabakunda kandi arabakunda cyane pe abafite urukundo rukomeye arabakunze pe rero wibabara ibibazo urimo n'ibigeragezo bizashira kandi Uwiteka ari mu ruhande rwawe imbere ya kamera twafite abatumishi abatumirwa ndahera ku ruhande rwo hepfo kuri uyu mugabo munini ungana unduta cyane reka atangire asuhuza abakunzi bacu uranduta Yesu ashimwe Yesu ahimbaze amazina yanjye nitwa Pastor Moise nejejwe no kubana namwe yego ndabishimiye kandi abantu mwese mudahwema kudukurikira ndetse no kudushyigikira haba ari kuri Mos TV haba ari kubihamya ndetse no kwa Karabo TV Karabo k'Imana TV aho hantu hose umuntu wese ujya yagagira ikintu avuga akagira ikintu akora akagerageza gusangiza abantu ibiganiro ndetse akadutera inkunga y'ibitekerezo cyangwa se ugakora subscribe comment yose ukora kugira ngo ubwire ngo hari icyo ikora kandi natwe tugusabira umugisha uko bukeye nuko bwije kugira ngo rero amazina yanjye nayo nejejwe n'Imana mu mutima kubana namwe ndi umushumba ndumva nifuza kuguhesha umugisha mu izina rya Yesu ngiye mbanje kutamira haleluya reka na mugenzi wawe hirya nawe yibwire wewe ntago ari mugenzi wawe ni Karabo k'Imana ntukavuga umuntu nkaho atazwi aho ushatse kugira ngo ucishe amazi ariko abantu mwese mudukurikiye kuri televiziyo yitwa Karabo k'Imana nyine murabizi nango ngunsuzuge no kuri kw'Imana yamamagaye impamvu mbivuze ni ukugira ngo ubibwire bundi bushasha Karabo k'Imana nabaye nk'igicuncu nabaye nk'umuravumba ndabashimiye kuba abantu bantumiye Moise duherukana atarakira atarabumukire ntabwo atarambara rinete none byaciyemo ibintu byaremeye ariko afite amafaranga tugomba twese gushimira Imana reka nsuhuze madamu wa Moise biragaragara yuko azi kumufata neza amwitaho neza rwose kuko hari abagore ujya kubona ukabona umugabo ajyanye rinete yacitse ugutwi hano karavuyeho ariko ukibaza se umugore ntabwo aba yabibonye rimwe na rimwe gusanga umugore ari indangare umugore wawe rero ni muzima umugore wawe ahezagirwe cyane amen ni Sara Imana ibaho umugisha Uwiteka abagirire neza bakunzi bacu rero murumva ko turi kumwe n'abantu b'umugisha turi kumwe n'abantu b'abanyamavuta abantu Imana yahezagiye umugani w'abarundi abantu Imana yahaye umugisha umugani w'abanyamurenge muri aka kanya rero ndagira ngo ntangirire kuri Pastor Mushumba wacu ndagira ngo nkwibarize ikibazo muri no minsi turimo turagorwa cyane no kumva gutega amatwi abakozi b'Imana birimo biratuvuna yego impamvu biri kutuvuna kubera ko hari ibyo mwatambukije reka namwe mbakiremo munaza kubyisobanurira hari uburyo isura y'Imana yagiye ihindana kubera twebwe cyangwa abavuga butumwa cyangwa yego ndagira ngo niki wabwira abadukurikiye mugiye gukora kugira ngo twongere tugire icyizere abashumba cyangwa bavuga tumwe n'abahanzi murakoze cyane iyo sura nibyo kuko yarahindanye ariko ndagira ngo wenda nze kubisubiza nkoresheje ijambo rimwe nifashishije Bibiliya Eliya yigeze rimwe agera mu gihe gikomeye ngo umugore witwa Yezebeli yari yarisha abahanuzi ngo aragenda arabicara bamara Yezebeli yakoresheje ubugome bwe yica abahanuzi ubu tuvugana rero ntabwo abahanuzi Yezebeli yabishe ngo bapfe tubashyingure ariko yisha amazina yabo yica n'ubuhamya bwabo muri make dayimoni yishe abahanuzi b'icyo gihe
ni nayo yahindukiye izayo, hari ugupfa ubundi ugapfa ukarangira, hari no gupfa uhagaze. Biravuze ngo rero iyo ngiyo yabishe kera, ubu noneho yafashe sitarateji yo kubica bahagaze, kurya umuntu ubuhamya bupfa, yewe nawe ubwo akabyiyicira. Ariko ijambo ry'Imana, Eliya ngo umunsi umwe ngo yari ari mu buvumo, yaragiye kwihisha Yezebeli, ngo hanyura ibintu bitatu, ngo igishyitsi, umuyaga n'umuriro. Ibyo bintu byose ngo nta Mana yari birimo, ngo ahubwo ngo nyuma yaje kumva ijwi ryoroheje rituje. Imana iramubaza ngo urakora iki? Ngo arayibwira ngo nagize ishyaka ryinshi ry'Uwiteka, ngo none ngo barimo baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Aramaze ati se ninde? Aravuga ati ni Yezebeli. Imana iramubwira ngo haguruka ugende unyimikira abantu batatu, wimike Yehu, wimike na Hazayeli, wimike na Elisa, abo umwami mu cyimbo cyawe. Iramubwira ngo nuko rero uzacika inkota ya Yehu azicwa n'iya Hazayeli, uzacika inkota ya Hazayeli azicwa n'iya Elisa. Iramubwira ngo kandi icyo gihe nzaba nyifitiye 7,000 bitarapfukamira Bayali. Ni ijambo ryo nari ngende rivuga ngo nubwo dufite ibihe bibi, haracyari 7 bitarapfukamira Bayali, haracyari 7 bicyubaha Imana, haracyari 7 bigifite mu mitima inzira z'Isiyoni. Ntabwo rero dutewe ubwoba kuko Satani arakora, ariko n'Imana iri mu kazi. Imana ishimwe. Rero icyo turi bukore cya mbere ni ugushyiramo umwete, kugira ngo turusheho kurwanirira ijuru. Imana tuyikorere, tuyimara umubabaro abapagani bo mu rusengero bayiteye. Hanyuma ikindi, kuba hari umuntu wakoze icyaha muri sosiyete ntabwo bisobanuye ngo iyo sosiyete yose yapfuye. Abantu bakwiye gutekereza ko nubwo itorero cyangwa se ibintu bya gospel cyangwa se umurimo w'Imana wajemo izo ntambara n'ibibazo, ariko ntago muri bureke kongera gusenga, kuko n'ubundi uzakenera amasakaramentu, uzakenera kongera guterana, uzakenera gushyingirwa, uzakenera gusezerana, uzakenera kubatizwa cyangwa se ubatirisha. Biravuze ngo ahubwo ngewe nawe dufatikanye gushaka uburyohe, kongera kugarurira umurimo w'Imana uburyohe, ndetse no kurandura rwose izo nyigisho, urwo rukungu, iyo mirimo yose igiye yica isura cyangwa se murongo mwiza w'ivugabutumwa. Dukwiye gufatikanya kuyirandura, noneho bikaza kudufasha kugira ngo uko tugenda duskimingamo ibyo bintu cyangwa se dukuramo ibyo bintu bitari byiza, bizageraho bitume umurimo w'Imana wongera ugira umucyo, abantu bongere kwizera abakozi b'Imana. Ariko ni ijambo rya nakubwiye ngo bitaranamera gutyo, Imana iracyari yo kwizera. Bitaranamera gutyo, turacyakomeje urugendo. Bitaramera gutyo, haracyari 7 bitarapfukamira Bayali. Biravuze ngo turwane intambara nziza, ibigeragezo ntibizabura, ariko natwe ntituzatezuka gukorera Imana no kuyubahisha aho bikwiriye. Imana iguhe umugisha mushumba. Negere Karabo k'Imana. Bibiliya ivuga iki? Uranyegereye Yesu ubwo ahubwo gukomeza anzika. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo mugenzi wawe ntacumura, were kumuzana ku karubanda, noneho umuteze mugenzi wawe. Urumva? Umuteze nyine mu bwihishwa mugenzi wawe, nakunanira umuteze undi, nakunanira gutyo. Siko bimeze mushumba? None bakarabo baza kubanika hano kuri YouTube. Uri murabeshya, ntago nongera kwemera kubeshyira hano kuri izi televiziyo. Nuko ngo wanika umwenda wavuze. Urumva? Ufata umwenda ukawufura ukawushyira mu mazi, ukavuguta, ukanika. Ninde waba umuntu wamwanika ukamubasha? Umuntu se koko wakwanika umuntu bigakunda? Ubwo nyine muza kubakoza isoni ku mbuga nkoranyambaga. Bande twakojeje isoni. Nese nta bapasteri mujya muzana mukavuga ibyaha byabo. Kare. Nta mupasteri n'umwe twize dukoze isoni, ahubwo twebwe tuvuga uwigize. Ariko ubona uyu mutwe wanjye nta bwenge bubamo. N'uwigize pasteri. Hari abantu baza mukabongosha. Noneho hari umuntu uza akaza bamwimikishije amamesa, undi bakamwimikisha ubuto, undi bakamwimikisha movi. Abo ngabo ni mujya kumva ngo ni pasteri runaka, aba ari we ngo ni umusitari ku mbuga nkoranyambaga, undi ngo ni pasteri runaka. Abo rero ntago ari abapasteri
bimitswe bya nyabyo barigize babahereza n'ibipapuro by'ibicupuro ahubwo ngo ribiraje babafunge hari abo bagiye babeshya bakabimikisha amavuta y'amamesa ngo baha n'ibipapuro by'ibifugurikano by'ibishugurikano abo rero nibo tuza tukavuga rero baje byivanga na ba Pastor Moise Pastor Moise ni umupasiteri ndamwemera ariko hari abandi bashaka kugira nka Moise kandi abo ngabo ba Moise bo kubera baba bari mu murimo w'Imana ntibabamenya abo rero nibo baza bagashaka gusiga amatotoro ivuga butumwa abo rero twebwe turaza nk'abakozi b'Imana meza mukora isuku tuba tuje kwigira neze nawe wumvishije umundi nakubuye ngo nkwe inzoga akayinywera hano muri kwasitera zamuka ngo avanga ngo za Jameson ngakavanga ngo za Hennessy nimba ari Hennessy ako Hennessy we nta bushobozi afite bwo kuyigura ngakavanga nta n'ubushobozi afite bwo kugura inzoga bwa Hennessy bwo ntabwo urumva nkwa kiko agendera mu modoka nayo yahora akoresha kuvuga ngo hari yagenda IPS rikava muri none akagerekaho n'ibyaha ntanasenga Imana ngo basemuhindura ukuzi kuba umupagani ukaba n'umukene ikibazo kuba umupagani ukaba n'umukene yakwiye kumesa agahinda kageretse ku kandi hari umuririmbyi yaririmbye ngo impanuka y'imodoka ngo siyo mpanuka gusa ngo no gupfa udafite Yesu iyo nayo ni impanuka rero hari n'abantu bajya bakunda kutwibeshyaho nk'abakarabo twebwe iyo turi hano ahubwo mujye mumenya ngo ariko uzi ko twebwe ibintu dukora ari Imana iradushima na leta y'u Rwanda iradushima kuko nimba uyu munsi leta ivuga ngo hari abantu barimo kwitwara nabi mu ivugabutumwa RIB igatangaza ikavuga ngo mu bantu barimo kwitwara nabi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ni abari mu gisata cya gospel iyo tuje rero tukagaragaza umuntu wakoze ikintu kibi kandi twanabibonye icyo gihe dukuriraho urujijo n'abantu bari batangiye kuvuga ngo u Rwanda rwanga abakozi b'Imana u Rwanda ibi nibi uri kumva tuje mu mijyi ibiri tuje nk'abakozi b'Imana ariko nanone turi abanyagihugu tugomba no gukora igihugu cyacu ubuse tuzafata abantu b'abasirikare uvuga ngo ntago akorera igihugu akorera igihugu ubwo nibyo karabo k'Imana niki wagenera abakunzi bacu niki nk'ubutumwa bwiza Imana bafate Bibiliya bahere ku ntango ahihereye bongere basome bahinduke mushumba wowe twavuga bikeya kuko iyi mvura nayo ndumva ishobora kuba ari gatumwa ishobora kuba simbizi icyo navuga abantu bakwiye gukora ibikorwa bihindura abantu bibahindura kuri Kristo kuruta kuvuga amagambo yabaye menshi kuruta ibikorwa rero abantu nibakore kuko Bibiliya yarabivuze ngo muzabamenyera ku mbuto mureke rero umuntu wese agaragarire mu mbuto kuko Yesu ntabwo yigeze avuga ngo tubarebere mu biro ntabwo yavuze ngo tubarebere mu gihagararo yavuze ngo tubarebere mu mirongo myinshi basomye yaravuze ngo tubarebere ku mbuto zabo muzabamenyera ku mbuto umuntu wese rero ku rwe ruhande niba ashaka kugira ngo akore umurimo neza n'Imana imushime natunganye imbuto ze nizitunganya nta n'uzamwibazaho nta n'ikibazo kizaba ibyo bintu bizarangira reka ngira icyo nongeraho nimba uri umukozi w'Imana ntukanywe twibirindure ngo ni inzoga nshyashya yaje nisinyizi nimba uri umukozi w'Imana ntukanywe umusaturamano ntukanywe imbutabuta ntukanywe kadashinyika kizwa ku gato reka mbashimire Imana ibaha umugisha cyawo